Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV. Uyu ni wa mwanya mwiza nkuko musanzwe mudukurikira. Ngewe turi kuvugana nitwa Nyiraminani Marita. Dufite umutumirwa hano ari we reka bibwire kwanza. Murakoze cyane, nongeye kubashimira mutwa mudukurikirana umunsi ku munsi. Tujye kubana mu kiganiro nkuko ampaye mikoro kugira ngo nivuge nitwa Uwanziga Judith. Dusanzwe tubana kuri JJ Love Family TV, ariko uyu mwanya ngiye kuba ntambutse ikiganiro. Murakoze cyane, enjoy. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Uyu ni wa mwanya mwiza rero, reka tugire ibyo tuganiraho nkuko gahunda yacu uyu munsi iteye. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi ni gute wakwikura mu buzima bw'ahahise bubi bwagukoroneje. Ni gute? Murakoze cyane. Topic dufite cyangwa insanganyamatsiko nkuko yabivuze ni urugendo cyangwa se uko utaheranwa n'amateka y'ahahise ashobora kuba yarabaye mabi ku buzima bwawe, cyangwa se ashobora kuba yarakuranze utishimira mu buzima, hanyuma ukaba utakoronezwa nayo, ahubwo ukaba wategura ejo hazaza hawe heza. Nicyo kintu tugiye kuba tuganiraho. Hanyuma mu buzima busanzwe abenshi twisanga tuvukiye mu miryango sometimes wenda idafite ubushobozi, rimwe na rimwe abantu bagakura bakomeretswa nabyo. Hari igihe se wisanga mu bibazo runaka, ugasanga se muri background y'umuryango wawe wenda abantu ntibagiye babona ubushobozi bwo kwiga, ese baranzwe n'imyizerere runaka itandukanye nk'abaraguje cyangwa babaye abapfumu. Ugasanga ibyo bintu umwana yakuze bimukomeretsa ku mutima, ugasanga inkomoko ye byanga bikunda hari icyo ayinengaho kitari cyiza. Mu by'ukuri rero impamvu twazanye insanganyamatsiko, hari abo ibyo bintu biherana, ugasanga birabaheranye, ugasanga ejo habo hazaza nta byiringiro bafite yuko hashobora kuba heza. Ariko hamwe n'uyu munsi muri iki kiganiro turakubwira ngo birashoboka ko watakaza past yawe cyangwa se hashize hawe. Ubundi amateka ntago bijya bishoboka kuyahindura ngo kuyasiba, ngo uyasibe ahahise hawe uhasibe, ntago byashoboka, haguma ari hahandi. Niba warabayeho iwanyu baraguza, amateka aguma ari yayandi ko mwaraguje. Niba warabayeho iwanyu ari abajura cyangwa ari abarozi, n'ubundi bigumaho, ya mateka agumaho, ntago wayasiba. Ariko hari icyo wakora, amateka ushobora kuyahindura mu bundi buryo bwiza. Ukavuga uti niba mama tuvuge wenda yari umurozi, kuki njyewe ntaba umugira neza mu bantu? Ese niba wenda narakuze mu rugo tutishoboye, tubana n'ibyo bikomere byo gukenera icyo dushaka ntitukibone, kuki nta kwiga nshyizeho umwete? Cyangwa se kuki ngeze mu kazi ntakora cyane, akaba ari njye bitangiriraho kuba umuryango wanjye wahindura icyerekezo? Cyangwa se nawe ubwawe ugasanga cya kintu utabonye byanga bikunda, hari imbaraga ziri muri wowe, hari ubushobozi buri muri wowe udasobanukiwe ushobora gukoresha, byanga bikunda ugahindura hahise hawe. Ntago wahasiba pengo haveho, ariko iyo haje ibyiza byorosa bya bibi, byanga bikunda umuntu ntaba kikubonera muri ya shusho y'ahahise. Cyangwa se nawe ubwawe ntubukicira urubanza rw'umutima wawe ku hahise hawe. Ahahise hawe ushobora kutahagiramo uruhare kuko uvuka ubyisangamo, ariko ejo hazaza hawe uhagiramo uruhare. Ushobora kuhagiramo uruhare ndetse cyane. Uramutse ejo hazaza hawe uhangije ubwawe ku giti cyawe, muri wowe ushobora kubaho ubuzima buhora bwicira urubanza. Ariko ahahise hawe ntago hagucira urubanza kuko uhisangamo. Nta muntu uhitamo uvukira mu muryango wenda ukennye ngo uvuge ngo ni amahitamo yanjye ngo reka mvukire muri uyu muryango. Nta muntu uhitamo kuvukira mu muryango wenda w'abantu baterekera cyangwa iki, ahubwo wisangamo wagezemo. N'abana b'aba Bill Gates ntago babihitamo ngo mvukire kwa Bill Gates, ahubwo yisanga yawuvukiyemo uwo muryango. Bigaragara ko ni igeno ry'Imana kugira ngo uvukire aho hantu wavukiye. Ni igeno ry'Imana kugira ngo uvuke uko wavutse, uko wakuze uko. Ariko uyu munsi Imana yifuza gufatanya nawe kugira ngo ihindure ejo hazaza hawe, kandi birashoboka cyane. Hari igihe usanga umuntu arimo avuga ati yewe n'ubundi wacu ntago bize, ugasanga mu myigire ye yishyizemo ko iwabo nta muntu wize, kavuga ati bose bagarukiye mu wa gatatu primaire
buriya nanjye sinzaharenga. Uwo muntu yakoronejwe n'ayo mateka yo yasanze, kandi mu by'ukuri ntabwo biba bikwiriye, ahubwo bukwiye kuvuga ngo nkora iki kugira ngo mpindure ya mateka yaranze iwacu cyangwa se yaranze famiye y'iwacu. Mu by'ukuri turababwira yuko birashoboka gutangira nabi ugasoza neza. Turebere ku mwana Yabesi, Bibiliya iravuga ngo yaravutse asanga ukuntu nyina yari yamubyaranye ibibazo mu gahinda muki, arangije aravuga ati ni nka ya mazina y'amagenurano nyine mu Rwanda, akavuga ati nyiranzamurere iki Imana yamumpereye, cyangwa andi mazina bitewe n'uko yamubyaye situation yari arimo. Muri murabyumva cyangwa bapfa kurera, kuko niyo situation yamubyariyemo. Noneho umwana Yabesi uko Bibiliya itwereka ngo yamaze kubisobanukirwa bitaye mu gutwi, kariyo mpamvu ngo aragenda ajya imbere y'Imana, arasenga, atakira Uwiteka, aravuga ati Imana icyamukama umugisha ukagura imbago zanjye. Abwira Imana yumva yuko aho hadahagije, amateka yaranze ubuzima bwe mu bwana bwe n'imivukire ye yumva ko bidahagije, ahubwo aravuga no, ngomba guhatana, hari aho ngomba kugera, ngomba kuva aha nkagera ahandi. Tuza kwerekwa na Bible yuko Yabesi ijambo rirakomeza rikavuga ngo maze Imana imuha ibyo yasabye, Imana iramusubiza imuha uko yasabye. Yaravuze ngo icyamukama umugisha ngo ugashyira umugisha mu biganza byanjye. Uko niko kuri Yabesi nanjye yaramfashije. Hari ahantu iryo jambo rye rikunda kumvamo cyane. Yasenze neza, yashatse guhindura amateka yisanzemo yavukiyemo. Imana rero ibasha cyane. Abefeso 4:20 haravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane, ngo ibyo twibwira ngo nibyo tuyisaba, ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo zingana. Amen. Uko ni ukuri pe. So rero mu by'ukuri ikigaragara nuko muhahise hawe ushobora kutahagira mu ruhare ngo uhisangemo, ariko ejo hawe hazaza ushobora kuhagiramo uruhare kugira ngo hahindure habe heza, kandi birashoboka. Nongere mbibutse ikintu kivuga ngo Imana ihora inyuma y'ijambo ryiza kugira ngo irisohoze. Burya ntimukaniatureho nabi, Imana ihora inyuma y'ijambo ryiza kugira ngo irisohoze, ariko na Satani ahora inyuma y'ijambo ribi kugira ngo arisohoze. None uzahora uvuga ngo twebwe nkatwe ntitwarenga aha, ntibyashoboka, nakuze ariko mbisanga nta washatse, nta waguze imodoka, nanjye ubwo uko niko nza biragatsindwa n'Uwiteka. N'ubundi birazwi kuri quartier k'iwacu tubyarira mu rugo, ntago nzashaka n'ubundi n'abakuru banjye niko byagenze, kandi mfite n'amateka ko na mama ariko yambyaye. Nowe birashoboka kuba wabyahinduka pepe. Wiba umucakara wahahise hawe, ahubwo saba Imana kandi shyiraho ingamba nziza zo kuvuga ngo uhindure ejo hawe hazaza. Urakoze. Arakoze cyane, atubwiye ikintu cyiza cyane, kudaheranwa n'amateka y'ubuzima bw'ahahise. Ese ni gute wabwira ute uyu muntu wumvise iki kiganiro twavuze ukuntu ataheranwa n'amateka? Ni gute byahinduka? Hariho umuntu avuka agasanga iwabo wenda n'urugero batuye se ahantu kure, akaba yaraje Kigali, yajya atahajyayo akabona iwabo ni nko mu Egiputa, ahantu kure cyane, habi cyane, akifuza ngo mbega ubuzima bwanjye bwahinduka gute sinzajya wenda n'urugero ntaho iyo ngiyo. Ariko naje kureba ko nsanga naho umuntu yaba akora akazi ko mu rugo kano kagayitse ko hasi, agakora sevinga, ashobora guhindura ubuzima bw'ahahise hiwa. Amin. Ashobora guhindura ubuzima bwe ndetse n'ubw'umuryango. Bitewe n'iki? Kwanga bwa buzima bwa karande byo kuvuga ngo twabayeho dutya, iwacu ni mu cyaro cyaherera abandi. Utiyabigeraho gute rero? Ashobora gukora sevinga ya mafaranga makeya, agaharanira kuba yavuga ati reka nzagura ikibanza i Kigali. Tubonye abantu benshi bagura ibibanza i Kigali baraje muri ubwo buryo, bakora akazi kagayitse. Agakora hanyuma akagura ikibanza akubaka. Hari igihe kizagera na family ye kubera gufashwa n'Imana n'iki akayizana i Kigali, ya mateka yo kuzajya asubira iriya yitiragura waseta ibirenge bigashira, akajya yabishatse cyangwa atabishatse, ariko kubera iki?
kubera ko yarwaniye ishyaka ryo guhindura amateka hahise. Ushobora kwisanga ahantu yego nta buryo wabona bwo guhindura aho wavukiye, ariko waharanira kuhava. Ko niko kuri, waharanira kuhava. Nshuti yanjye rero, hari icyo wabwira umuntu duteze amatwi cyangwa udukurikiye uyu mwanya kugira ngo abe yagira ate yagira uburyo agaruka mu murongo kugira ngo ye guheranwa n'ubuzima bw'ahahise? Urakoze cyane. Bimwe mu byo wakora kugira ngo ahahise hawe ubashe kuba wahahindura, ugire ejo hawe heza hazaza, icyambere harimo kugera. Ushobora kubuza aho uva ariko ntiwamenya aho ujya utarashyiraho intego. Intego ya mbere ni iki? Ni ukuvuga uti no, ntabwo ngomba guheranwa n'ibi. Byarabaye ariko si ngomba guheranwa nabyo. Ugashyiraho intego mu by'ukuri. Intego rero iguhishurira cyane intumbero y'aho ushaka kugera. Iguhishurira cyane target y'ahantu ushaka kugera. Tuvuge ndashaka kuva aha ngera hariya. Iyo ushyizeho intego ni igushoboza kuva muri place urimo uyu munsi, ariko ntago ari ugusimbuka ngo uhite ubigwamo, ahubwo bisaba ikiguzi. Hari ibiguzi runaka tugiye kuvugaho, si byose ariko bimwe mu byo nateguye ko twaganiraho. Ikiguzi bigusaba icyambere na mbere ni time yawe, umwanya wawe. Mu by'ukuri umuzungu avugaho neza ngo time is money, igihe ni amafaranga, kandi ngo igihe ngo watakaje kukigarura ntibishoboka cyangwa se ntibinabaho. Mu by'ukuri igihe nicyo ushobora gukoresha kikakugenera umusaruro w'ibyo ugomba kubona mu byo ukora byose. Igihe ubihereza niwo musaruro ubona n'ubundi. Mu by'ukuri ushobora gusanga umuntu yashyizeho inzozi, arashaka wenda kuba doctor, tuvuga urugero. Niba ashaka kuba doctor, igihe cye cyose aba ari muri comedy, ikindi gihe kinini aba ari muri filime, ikindi gihe kinini ari mu kigare cye nyine kugira ngo kitabona yuko yamisinze yabuze muri groupe nyine. Ikindi gihe abantu bagiye baba successful mu buzima ni abantu bagiye bafata igihe cyabo bakagikoresha neza, kuko igihe iyo ugikoresheje nabi mu buzima habaho ikintu cyitwa kwicuza, kandi uzirinda ikintu cyatuma wicuza bivuye mu ruhare rwawe, uvuga ngo nabigizemo uruhare kuba ndimo kwicuza uyu munsi ubuzima mbayemo. Mu by'ukuri igihe kirakonta cyane muri vision yawe ushaka kugeraho. Urugero, ushaka kuba ufite nk'inama i Remera, uraturuka ikabuga cyangwa i Rwamagana, inama iri saa 8. Saa 8 zagera ugafata ibafu n'amazi ukajya muri dushe koga, niyo ya masaha ya meeting. Cyangwa se ufite interview y'akazi, warangiza saa 8 wari kuyikoreramo, ugiye muri dushe ugiye koga. Biraza kukuzanira ikintu cyitwa kwicuza, nugerayo ugasanga interview zirangiye, cyangwa se nyine nawe ukaza kubona ko ibyo washoyemo ibitekerezo byawe byanga bikunda byagupfiriye ubusa kubera time wari uzinze, kandi nturi buyigarure time. Mu by'ukuri ikintu tugomba kwitaho cyane niba dushaka guhindura ahahise hacu tuga making future nziza cyangwa ejo hazaza heza, dukwiye kwita kuri time cyane. Mu buzima time iratugora, iratugonga, ariko please niba hari ikintu wifuza kuzaba cyo, takaza time yawe ahubwo mu bushakashatsi. Ushakashaka abantu babaye aba doctor bibasaba iki, abantu babaye aba pilot, wenda ndashaka kuba pilot, nibiki bisabwa. Takaza igihe cyawe mu bintu biri bugusupportinge ku nzozi zawe, ariko kandi wime igihe ibintu biri busenye inzozi zawe. Mu by'ukuri time niyo numva navugaho cyane. Ikindi cyagufasha cyangwa se ikiguzi bidusaba kugira ngo utegure ejo hawe hazaza heza, mu by'ukuri harimo kubanza ukanyurwa n'uri w'uyu munsi, ukanyurwa nabyo just ukavuga okay, uyu munsi wenda mfite ijipo imwe, ese nabigira nte kugira ngo nyifure ninjoro wenda nyanike mu gitondo nce mu bantu nkeye kubyo nta nuwansomamo ibyo ngibyo. Okay, wenda bimeze gutya na gutya. Wige kunyurwa, nutangira kureba mugenzi wawe kumva iyo mba runaka, iyo mera nka just be you, ba wowe. Ba wowe unyurwe n'uwuriwe. Nutanyurwa, hari abagabo hano hanze biteguye kugufasha rwose, izo smartphone nziza ukazibona, uwo mwenda mwiza ukawubona, ariko baragusaba ikiguzi cy'umubiri wawe. Kandi rimwe wabyemeye ukabijyamo, ushenye ejo hawe hazaza. Wifuzaga kuhubaka ariko kubera kutanyuzwe n'uwuriwe, uyu munsi urahashenye.
waba uri umukobwa, waba uri umusore, waba uri umumama, waba uri umupapa, ibi biri apurayidi ku bantu bose muri rusange. Nyurwa n'uwo uri we, wikwifuza kuba runaka, ba wowe shima Imana ikugize uwo nguwo, ahubwo uvuga uti Imana iyi ya ushimwe, ariko iyi tape ndiho ndashaka kuyivaho nkagera kuri iyi. Birashoboka cyane, ariko urabanza unyurwe n'uwo uri we. Ikindi ni uko ugomba kwemera kwigomwa, kubaho mu buzima bwigomwa. Tuvuge urakorera umushahara w'ibihumbi 50, ukatuvuge 50. Iyo 50 ugomba gukuramo ibyo ukeneye, inzu wenda ni iki, ariko nujya gushimisha nyine gushimisha abari bukubone ngo uvuge ngo okay, ubwo ibi bihanze nanjye ndagendana nabyo, ubwo bimeze gutya ndagendana, batanshishamo ijisho, batabibona gutya. Please ba wowe nurangiza wemere kuba wakwigomwa uyu munsi kubw'ejo heza ushaka kuramira. Suffer today, enjoy tomorrow. Emera usafaringa uyu munsi, emera wiyime icyo ushaka uyu munsi, ariko urimo uvuga ngo ejo hazaza nshaka gutegura. Kandi wenda tuvuga urashaka kugura ikibanza uhembwa ibihumbi 50 cyangwa tuvuga 100, ubukode burakureba iki? Hari ibyo uzigomwa bindi kugira ngo haboneke na saving, haboneke na saving. Uyu munsi urabizi wenda no kuba warya umugati usize breba ni byiza, ariko ari igihe ubyigomwa, kandi ibindi byo kurya bikaboneka ukarya bitari expensive cyane, ariko kubwo intumbero ushaka kugeraho ejo, ukiyima uyu munsi uvuga uti ejo byanga bikunda nzaba ndi umutangabuhamya uko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta n'ahantu heza cyane itamugeze. Ariko ntago ari bya bintu ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato bucye twarigezemo. Barakubeshya. Urabikorera, ubiharanire, kandi ubivunikire, kandi hariho n'abayakorera akayasesagura akajya kwa pasiteri ngo amusengera afite inyatsi. Nta nyatsi ihari, ushobora kubusesagura. Urasesagura, urayatangaho bidakenewe, cyangwa se uragura ikintu kuko mugenzi wawe kuko runaka gifite nanjye mere nkawe. Ba wowe unyurwe n'uwo uri we. Ikindi, emera kuba wasafaringa uyu munsi cyangwa se wakwibabaza uyu munsi uvuga ngo ejo nzenjoyinga, ejo nzabona icyo ntari mfite. Mu by'ukuri habeho muri wowe icyo kiguzi byanga bikunda ugomba kugitanga kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe nziza z'ejo hazaza. Icyanyuma navugaho kwizera. Kwizera ni ikiguzi ugomba gutanga kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe, cyangwa se ejo hazaza wasetinze ni ikiraro uri bwambukireho kugira ngo ugere hahandi ushaka. Bible ivuga neza ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Niba hajemo gushidikanya tayari kwizera kwapfuye, byarangiye. Ikindi ngo kwizera niko kwatumye Sara abasha gusama nubwo yarageze mu zabukuru cyangwa se mu gihe cyo gucura. Hari ibyo biology ishyiraho nyine ikavuga ngo muri yatakibona imihango. Okay. Hari ibyo biology ishyiraho ikavuga ngo wenda muri 45 years gutyo umuntu aba yageze mu gucura, ariko ngo yarageje imyaka 90. Ariko ngo kwizera niko kwamushoboje ibyagaragaraga nk'ibitashoboka kuba byabaho cyangwa se byashoboka. Ngo kwizera niko kwatumye Abrahamu yemera gutamba Isaka nubwo ari we yari afite gusa kandi amubonye mu zabukuru. Kwizera niko nta wundi mwana azaba, aziko nta wundi. Kwizera niko kwatumye Abeli abasha gutambira Imana igitambo cyiza kibasha kuyishimisha. Kwizera 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 ngicyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite mu by'ukuri, kandi umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Rwose washyiraho izo ngamba wagira ute udafite kwizera ngo wumve ko bizasohora, nubwo wabyihorera, kuko waba usa nk'umugenzi urimo kugenda atazi yajya. Ibaza urahagurutse mu gitondo uragiye usanze abantu barimo batega bisi, nawe ururiye kandi ntuzi aho ugiye. Niko imirimo yose dukora tutayifitemo kwizera ibimeze. Iyo bamwe bavuga ngo abasigarira Remera, uratekereza se wumve mu mbireke, abasigara Kacyiru mvemo mbireke, ariko bagiye bafite gahunda bo baramenya aho basigara. Yashwa ni nayo mpamvu urugendo rwabo ruri bubyara umusaruro bitewe n'icyo yagiye ashaka, araza kigarukanye. Ariko wowe ntiwaruza aho ugiye, wabyutse ubona abandi bagenda nawe urirukanka. Niko rero niba wifuza guhindura amateka y'ubuzima bwawe udafite kwizera, my God, za steps zose urazikora, ariko buri gihe uhore uvuga uti warekera, wabireka, ese ko bitinze, ese ko bigize bityo. Twibuke ko
guhindura hashize hawe atari ugusimbuka ngo tubigwemo nka bya bindi ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo. Ni urugendo, ni urugendo, ni porosesi, ni ukwihangana. ubundi buriya iriya ndirimbo niyo gutekerezwaho neza. Tuzajya mu mwuka rimwe, umwuka se bawujyamo rimwe, ntabwo ijuru basimbuka ngo bagweyo. Hari andi mabwiriza, hari so rero mu by'ukuri nizo nkingi nababwiraga zagufasha cyangwa se akabando wakwishingikirizaho kugira ngo uhindure ejo hawe hashize, ukore ejo hawe hazaza heza. Ariko za nkingi zose zibuzemo kwizera, fail no gufailinga. Ndasoje ariko ndimo nsoza, nabwira mugasoma icyanditswe kiri muri Zaburi ibice 37 umurongo wa mbere kugera ku wa 4, havuga ukuntu urugendo rwawe ukwiye kurwikoreza Uwiteka, akaba ari we wizera wenyine ngo nibwo imigambi yawe izagerwaho, nibwo ibyo utekereza bizagerwaho, nibwo ibyo wapuraninze bizageraho, nibwo za goals wasetinze cyangwa intego washizeho zose zizagerwaho, kuko urugendo rwawe waruhaye Uwiteka. Ni gute se bahereza urugendo rwawe Uwiteka? Icyambere banza umwizere. Ntibishoboka yuko utizera Imana wayinezeza, ntibishoboka yuko utizera nyine utamaze kuyizera wayikoreza urugendo rwawe gute se? Ntago byashoboka. Banza uyizere. Inzira imwe rukumbi yashyizeho n'umwana wawe yatanze Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ubwabwo ubugingo buhoraho. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe y'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri uwo nguwo yatanze kugira ngo yikorere ibyawe byose byari kukwicisha igicumuro cyacu cyaturutse kuri Adamu, uwo wemeye akakishyiraho, uwo niwe wabasha kuruhura umutima wawe ukamwiyegurira rwose ukizera umurimo yakoze ku musaraba ubwo yavugaga ngo reka mfate ibyagombaga kumwicisha mpfe mu cyimbo cye. Urimo urumva urwo rukundo cyari kuri we, yaremeye arabihanirwa arapfa kugira ngo wowe uzaruhuke mu mutima wawe. Byaba bigoye rero ukirushye uremerewe n'ibyaha kandi uwakuruhura hari, kandi ukumva ushaka kugera kuri za ntumbero zawe nziza, please mwizere, arakubohora, arakuruhura. Niwe waguha kunyurwa, ukanyurwa n'uwo uri we atari uko wabonye byinshi, ahubwo akagufasha muri rwa rugendo rwo kubona ibyo ukeneye. Nabonye abakobwa benshi bambara umwenda umwe, batishimira kujya ku byango nk'uko abandi babivuga, akagenda nk'uko imbaraga ze zingana, mbega akagendera kuri ritime ye, ntiyifuza iby'abandi, ntararikira iby'abandi. Icyo gihe uwo mukobwa anezeza Imana kandi mu gihe gikwiriye abona iby'Imana yamuteguriye. Ariko kwanza wikwirukira umugisha wundi wirukiye ntago bikubera byiza. Genda uko imbaraga zawe zingana. Murakoze cyane rero, ndumva mu byo nifuzaga ko tuganira rwose ari ibyo. Ndumva nabaciramo mu ngingo z'ingenzi. Twaganiriye kuba wahindura utaheranwa n'amateka yahahise hawe mabi, ahubwo yakubera imbaraga zo guhindura, zo gutegura ejo hazaza hawe heza. Yashwa ikindi twabonye ko amateka yaho wavukiye cyangwa se uko wabayeho rimwe na rimwe biba atari amahitamo, ariko kugera kuri ejo hawe hazaza bishobora kuva mu mahitamo, kandi ikindi ushobora kubigiramo uruhare. Twabonye icyo bisaba ni ukugira intumbero cyangwa icyerekezo kandi ugashyiraho intego zigufasha kugera kuri cya cyerekezo. Twabonye igiciro bidusaba, tubona ko bidusaba kwigomwa rimwe na rimwe, tubona ko bidusaba kumanejinga time yacu neza, tubona ko bidusaba kunyurwa n'abo turi buyu munsi, kandi tubona ko bidusaba kwizera. Ikindi nuko twabonye ko urugendo rwacu kugira ngo rube successful tukwiye kururagiza Uwiteka. Tumurumuragize, imigambi yacu izagerwaho neza. Murakoze cyane. Ariko biherekejwe n'iki? Nukuvuga ko ibyo byose biherekeresha Uwiteka akaba ari wisoza neza. Uvuze neza cyane. Murakoze cyane rero, ndumva nsoje. Umuvandimwe arakoze cyane. Imana yo mu ijuru imuha umugisha, imwongera imbaraga n'amavuta. Atubwiye ibintu byiza cyane. Ahari abantu badukurikiye rwose hari aho buri bubavane naho bibageza, siritu abasore n'inkumi, kuko iki kiganiro urebye ni icyabo.
ariko hariho n'abakuze nabo cyafasha. Haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, hari ayandi mahirwe. Ijambo ryarambwiye muri Zaburi ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ngo bwaki impundu zikavuga. Waba warageze ahantu ugakubitika, ariko uyu munsi wahindura icyerekezo wadukurikiye ukumva ibyo twavuze, ubuzima bwawe bukazagenda neza, hamwe no kwikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Reka turangize dusenga Imana. Mana Data wa twese, Mana nkuru, turakubashye, tugwaye icyubahiro, duciye bugufi ku bwawe. Reka icyubahiro cyose kibi cyawe, amavi yose agupfukamire, indimi zose zivuge kuri umwami, abakomeye n'aboroheje bagushime. Turagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Reka mwami Imana kigere ku mitima y'abantu benshi, gikize ubugingo, kandi Imana bari barushye baruhurwe nacyo. Bakwiye kwikoreza Uwiteka imitwaro yabo yose ndetse n'urugendo rwabo rwose, kugira ngo uzarusohoze amahoro. Urakoze Kristo, tubiryambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen.